twongeye kubasuhuza bene data aho muherereye hose. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bane namwe mwese. Akanya nk'aka turashima umwami wacu Yesu Kristo yuko akiturinze. Imana ishimwe. Fata umwanya aho uri wowe ubwawe ushima Imana yuko ikikurinze. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana rifite umutwe ugira uti isoko yoza ibyaha n'umunsi w'Uwiteka kuri wowe. Turaza gusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo waho 9. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo waho 9 haravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira tubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri uru rwandiko rwa mbere rwa Yohana aravuga ngo niba twatuye ibyaha byacu ni umwizerwa kandi akiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yesu niwe soko itwozaho ibyaha byose. Icyamuzanye ni ukugira ngo aduhuze n'Imana, avaneho cya kindi kidutandukanya. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yesu Kristo niwe soko itwezaho ibyaha tugatungana, kuko nayo itunganye. Adamu amaze gucumura, Imana yashatse icyaduhuza nayo, kuko twe tumaze gutandukanywa nayo. Irangije ibinyuza mu mwana we Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo yaduteguriye agakiza mbere hose. Yifuzaga icyaduhuza nayo, kuko yaturemye idukunze ishaka kubana natwe. Ariko Satani adutandukanya nayo. Satani ntadukunda, atwifuriza ibibi, ariko Imana ikatwifuriza ibyiza. Aricyo cyazanye Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kuko Imana ari umucyo. Iyo umaze gutunganwa nawe uba uwo mucyo, ukagendera mu mucyo. Ugendera mu mucyo ntasitara, ariko ugendera mu mwijima arasitara akagwa, kubera ntihaba habona. Iyo urangaye gatonya urasitara ukagwa, ariko iyo ari mu mucyo niyo usitaye ntabwo ugera hasi, ntabwo ugwa. Urazunge urahungabana ho gatonya, ariko ntabwo ugwa. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yesu Kristo niwe soko itweza tugatungana, kuko nayo itunganye. Kuko Imana ari umucyo, utagendera muri uwo mucyo nta sano aba afitanye nayo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo umaze kwezwa ibyaha utangira kugendera muri wo, uwo mucyo ukawubamo nawe ukakubamo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Icyo gihe ntabwo wongera kuyoba, ntabwo wongera kugendera mu mwijima. Kadusome muri Yesaya igice cya 9 ku murongo wa 1. Kadusome mu izina rya Yesu. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Amena. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro.
ni ukuvuga ngo bya bindi wagenderagamo ubivamo, bya bindi wahoragamo bidahesha Imana icyubahiro ukabivamo, ugatangira kugenda mu byiza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 36 kugeza kuri 46. Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo. Haleluya! Imana ishimwe.